Mbanje kubasuhuza abakurikiye Impano y'Ubuzima TV, hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi w'Impano y'Ubuzima, hanyuma ari kugenda tuganiriza uburyo bagenda bafasha abantu muri rusange, bafasha abantu basanze mu bitaro, abo banyeshuri bafasha kwiga badafite ubushobozi. Mu by'ukuri mba numva ari igikorwa cyiza. Hanyuma hari inkuru ibabaje yatubwiye, numva nkeneye kugira ngo bibasangize nk'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo turebe niba hari icyo twabikoraho. Mwaramutse neza? Mwaramutseho. Amazina ninde? Ndayisaba Egide. Tugusanze uri gutembera, wifuza yuko twagira uburyo tuganira ndetse tukagira n'umuntu dushobora gusabira ubufasha. Yego koko uyu muntu arahari. Uyu muntu arababaje, nagiye ntembera, nanjye se ndi gutembera, mba ndamubonye, ndamubaza ubuzima ntabwo. Mubajije wanyereka aho uba, azraza arambwira ati mba mu ishyamba. Nabaga mu ishyamba ariko imvura yanyirukanye muri iryo shyamba, ngira ahantu nihengeka mu kizu kidakinze. Mubajije se nyirinzu yaba bizi ko haba, arambwira ngo ntabizi. Mubajije se ubuyobozi bwite bwa leta bwabuzi ko haba, nabwo arambwira ati nta muyobozi nigeze mbibwira kuko muri kino gihe ari ukwirwanaho. Uyu munsi rero ukaba uvuga ati reka turebe uburyo dushobora kumufasha. Haba hari icyo wigeze umufashaho cyangwa nibwo ugiye kubitangira? Aka kanya nibwo nanjye nkibimenya, ariko aho mbimenyeye ndumva ndagira icyo nkora kugira ngo nanjye mbashe kumufasha. Ese uwo muntu ari hehe? Reka tumubereka ahari. Uno muntu aha hantu niho arara. Aha hantu niho arara, ngira ngo muri kuhabona ahantu arara. Murabona ko ni hasi pe, harababaje, ngira ngo muri kuhabona ntihakinze. Ngira ngo afite n'ubundi burwayi hano, ndabona afite igisebe. Nyine ni ibintu bibabaje, ariko reka tugire icyo tumubaza, wenda nawe atubwire kuri ubu buzima bayimo, atubwire uburyo abasha kubaho muri ubu buzima. Nshaka rero kugira ngo abasobanurire ubuzima bayimo. Waramutse? Mwaramutse. Amazina witwa nde? Nitwa Twagiramungu Bosco. Twagiramungu Bosco. Bosco, reka tugusabe uhaguruke, sibyo? Tugusabe uhaguruke ugere hano hanze. Muri kubona ahantu aba, ni ukuri ni ubuzima buba butoroshye. Yicarira aho ngaho ku kabaraza. Reka dusabe umuyobozi w'Impano y'Ubuzima n'ubundi akomeze kudufasha aganira na Twagiramungu, ariko kugira ngo namwe banyarwanda mubona hari icyo mushobora gufasha uyu mugenzi wacu, umuvandimwe, mwene data, umubyeyi, murabibona ko abayeho nabi. Turebe niba hari icyo twamufasha. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Impano y'Ubuzima TV. Tuje hano dusanga uyu muvandimwe hano ari. Uyu muvandimwe ni umuvandimwe ufite ikibazo gikomeye, niyo mpamvu tuje nk'Impano y'Ubuzima tubagira ngo tuganire nawe, tumubaze. Turabona arwaye, amerewe nabi, turabona nawe uritegereza uko bimeze hano. Ntabwo byoroshye, ni ikibazo gikomeye, ariko turi kumubaza. Ese Twagiramungu, turi kukubaza aho habaye iki? Aha ni imodoka yangonze. Imodoka yakugonze? Imodoka yakugonze se waba waramenye nyirayo? Naramumenye. Waramumenye? Yarakuvuje se? Yaramvuje, ariko ntabwo nanze gukira. Wanze gukira na bugingo n'ubu? None se wabwira abantu bakurikiye Impano y'Ubuzima TV, ese aba bantu bakurikiye Impano y'Ubuzima TV wabasaba iki cyangwa se bagufasha iki?
nagiraga ngo mbasabe ko bamfasha bakandwaza rwose kuko nanjye meze nabi nta kundi kuntu nabaho. Umaze akanya utubwiye yuko uvuye wagiye mu bitaro, ariko mu bitaro se wavuye yute ko tubona utarakize? Wavuye yute mu bitaro? Navuye bansezereye kubera abantu hashika habaga abantu benshi, barambwira ngo nintahe ngiye kurwarira mu rugo. Barakubwiye ngo utahe ujye kurwara mu rugo. Ibigaragara byo ariko babonaga uri koroherwa. Oya, nuko nari mazemo igihe. Wari umazemo igihe mu bitaro. None se urasaba iki yuko impano y'ubuzima n'abayikurikiye n'inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda urabasaba iki ko bagufasha iki? Nagiraga ngo mbesabire ikintu kimwe, ko bamfasha rwose kuko meze nabi kandi nta bushobozi mfite, nta hepfo no haruguru ngira, rwose ndi nyakwigendera, nagira abavandimwe n'inshuti. Wagira abavandimwe n'inshuti. Bantu rero mukurikiye impano y'ubuzima TV, urumva ko uyu mugabo arababaje, amereye nabi. Twaje tumusanga atubwira ko yabaga mu ishyamba, yavuye mu bitaro aba mu ishyamba, ariko iryo shyamba ntabwo ari ryo twamusanzemo. Reka duhe ubuhamya. Ibyo nibyo, nagiye kugama imvura yaragwaga nijoro ikanyagira, noneho nza kuhava ndagenda nugama ahantu, bigeze aho aba bantu barambwira ngo ninigumire aho nzajye nugama ne kuzajya nanyagirwa n'imvura buri munsi. Urumva rero bantu mukurikiye impano y'ubuzima TV, ndagira ngo mudufatakanye turebe ko hari icyo twashoboza kuramira uyu mugabo. Uyu mugabo arababaje cyane, twasanze nze uwagira umutima wo gufasha uyu muvandimwe, ndumva hari icyo yabisabira. Ni ukuri mu by'ukuri nteye agahinda pe, si inkuru mbarirano, n'abantu bambona barabizi mbayeho nabi mu buryo bwose bubaho. None nagira mwebwe bavandimwe bakorera kuri iyo radiyo kazi. None se ukundwa, kurya aho bigenda bite? Kurya ndasaba. Urasaba? Nabona umpa akama, nabura umpa nkabwirirwa nkaburara, nta kundi nabigenza. Hanyuma asaba abantu byibura iyo ubasabye ubona bakwitaho? Oya, ntago banyitaho, nabo baba bambwira ngo bafite ibibazo, ngo bafite ibindi bibaye. Impano y'ubuzima TV ndabinginze kugira ngo murebe icyo mwafasha uyu mugabo, kugira ngo turebe ko twafatikanya tukamukura muri ibibazo, niyo tutabikemura ariko tukagira icyo dukora. Rero twari turi kumubaza ibibazo tumubaza biteye gutya: ese muvandimwe, urifuza ko abantu bagufasha iki? Ikintu bamfasha kubona homba, kubona icyo ndya, wenda nkareka no gusaba rwose. Yes. Murumva rero abakurikiye impano y'ubuzima TV, arifuza ko aho yabona ahenge ku musaya, aho yabona aryama, arifuza icumbi, akifuza n'ibyo kurya ndetse n'icyo kuryamira. Bakundwa bakurikiye impano y'ubuzima TV, niyo mpamvu tugira tuti tubahe nomero ya telefone kugira ngo uwagira icyo abona ajye aduhamagara cyangwa se ajye agicishaho. 078 46 41 314. Iyi nomero iri kuri WhatsApp: 078 46 41 314. Hari indi nayo mwatuboneraho ni 078 39 57 218. 078 39 57 218. Bene data bavandimwe rero tubaye tubashimiye, reka nabagira icyo avuga ari gushimira abagiye kumufasha. Mu by'ukuri Imana yabafasha, nanjye kamfasha, kuko ufite umuvugira aramuvugira, kuko nta kindi kintu nishoboreye jewe rwose, ni ukurya ari uko nsabye, ni ukubaho ari uko nsabye, nabagira neza, nta kundi imbereho yanjye mfite. Nizeye abavandimwe n'inshuti
murakoze.